Dutangiriye mu mujyi rwagati wari wuzuye amatara n'urusaku rw'imodoka. Muri uwo mujyi niho umukobwa mwiza Diane yabanaga n'ababyeyi be. Ababyeyi ba Diane bari bazwiho ubutunzi no kuvuga rikijyana aho mu mujyi. Hafi aho hari hacumbitse umusore woroheje kandi ukunda gukora cyane. Uwo Ernest yakoraga akazi ko kwigisha ku ishuri ryigenga ryari aho mu mujyi. Diane na Ernest bahuye bwa mbere mu buryo bwari nk'impanuka, ubwo Diane isakoshi ye yagwaga hasi, Ernest akayitoragurana umutima mwiza akayisubiza Diane. Diane yarasetse gake ashimira uwo musore cyane. Ernest nawe arimo amwenyura buhoro agira ati, nta mpamvu yo kunshimira cyane, byari bikwiye kandi rega burya ndi n'umuturanyi wawe. Uhereye icyo gihe bahanye nomero ngo bajye banavugana nk'abaturanyi. Buri munsi Ernest yandikiraga Diane ubutumwa bugufi, rimwe na rimwe agashyiramo n'amarangamutima. Umunsi umwe Ernest yasabye gusura Diane mu rugo iwabo. Diane ntiyajuyaje kuko yabonaga Ernest ari umuntu utandukanye n'abandi basore bo mu mujyi. Yari umunyakuri, yicisha bugufi kandi anubaha cyane. Diane mu mutima we haragiraga hati, nubwo adafite ubutunzi nk'ubwo ababyeyi banjye bifuza, niwe umutima wanjye ukunda. Urukundo rwabo rwagendaga ruzamuka, ariko imbere gato urukundo rwabo ruza guhura n'inzitizi. Umunsi umwe se wa Diane yaje kuganiriza Diane agira ati, mwana wanjye twakubonye umusore witwa Bedi. Ni umwana w'umukire kandi afite ibigo by'ubucuruzi bikomeye, twamushimye. Diane ahinda umushyitsi ariko abwira ababyeyi be ko afite umusore akunda witwa Ernest. Mama wa Diane ashimangira umukobwa we ko urukundo rutarimo ubutunzi rutagira imbaraga. Guhera uwo munsi babimenye, ababyeyi ba Diane batangiye urugamba rwo gusenya urukundo rwa Diane na Ernest. Ababyeyi ba Diane bahuje imbaraga n'abandi bantu bahimbira Ernest ibinyoma kugira ngo afungwe. Umunsi umwe biyambaje inzego z'umutekano bamushinja icyaha atakoze cy'ubujura. Ernest yaratangaye cyane, yiregura avuga ko abeshyerwa, ariko ntibyamushobokeye, yarafashwe ashyirwa mu buroko. Diane amenya ayo makuru yararize cyane, atakambira ababyeyi bagira ati, papa, mama, kuki mwamubeshyiye koko? Birengagije ayo marira y'umukobwa wabo, ahubwo bakomeza kumwigisha ngo ashakane na Obedi w'umukire. Diane ntiyacitse intege, yajyaga gusura Ernest mu buroko buri munsi, akajya amutera imbaraga zo kwihangana. Diane yakoze uko ashoboye, yitabaza umunyamategeko ndetse ajya no mu itangazamakuru. Inkuru ya Ernest yaje kumenyekana, abantu benshi batangira gushyigikira uburenganzira bwe. Nyuma y'igihe gito cy'iperereza, urukiko rwemeje ko ibimenyetso byose byari ibihimbano, Ernest arafungurwa. Umunsi Ernest yasohotse, ababyeyi ba Diane baratangaye, se wa Diane yemera gutsindwa agira ati, twaribeshye cyane, turasaba imbabazi. Diane akibona Ernest barahoberanye cyane imbere y'abari aho bose. Nyuma y'ibihe bikomeye, Ernest na Diane barashakanye. Nubwo batari bafite ubutunzi bw'amafaranga menshi, ariko babanye mu rukundo bafite amahoro n'icyizere. Nyuma y'igihe gito, Diane yatangarije abantu ko urukundo nyakuri rudatsindwa n'imbaraga z'abantu, ubutunzi cyangwa ibinyoma, ahubwo rufatanya muri byose rukarenga inzitane zose.